Kera cyane hari umusore muto wakoraga mu ruganda runini, yari umuntu ukunda umurimo cyane kandi yakoraga akazi ke agakunze cyane. Nubwo byari bimeze bityo, ntabwo yajyaga ahabwa agaciro haba kuri bosi we ndetse n'abo bakoranaga. Abandi bakoranaga nawe bahoraga bazamurwa mu ntera ndetse bakongerwa n'imishahara, ariko we yahoraga hamwe uko imyaka yashiraga. Igihe yumvaga kubyakira bimaze kumunanira, yagiye kureba umusaza w'umunyabwenge ngo amugire inama. Agezeyo yaramubwiye ati, nyakubahwa, natanze ibishoboka byose mu kazi kanjye ndetse nkora cyane kurusha abandi bakozi. Nize ibintu bishya muri aka kazi, gusa ibyo ntacyo bimarira, kuko abandusha ubunararibonye ndetse no gukora cyane bahora bazamurwa mu ntera, ariko njye nkaguma hamwe. Kuki ibi ari njye bibaho gusa? Kuki umuhate wanjye udahabwa agaciro? Maze uwo munyabwenge aramubwira ati, ese koko wumva ukwiye kuzamurwa mu ntera cyane? Ese koko wumva uruganda rutagufite rwahagarara? Maze uwo musore muto ati, yego rwose, ndabihamya nta gushidikanya, mbaye nari hayiye mu kazi ibintu byinshi byahagarara gukora. Umunyabwenge aratekereza maze abwira umusore muto ati, ngaho rero kora ikintu kimwe, uzasibe nk'umunsi umwe maze urebe ibizaba n'ubu utakoze, noneho uzagaruka umbwire. Umusore muto yatunguwe cyane niyo nama y'uwo munyabwenge, yaje kubaha ibyo uwo munyabwenge yamubwiye, maze umunsi wakurikiyeho asiba kujya mu kazi ngo arebe uko urwo ruganda ruzakora rutamufite umunsi umwe. Maze umunsi wakurikiyeho yasubiye mu kazi, maze bosi warishima cyane ati, ejo ibintu byinshi byarazambaga mu kazi akabura ubikemura. Iyo hari ibintu byose biba biri mu buryo, ariko ejo kuko wasibye mu kazi ibintu byaradukomeranye cyane, byaradogereye cyane. Ahangaha niho bosi w'uwo musore yatangiye kubona agaciro ke. Bidatinze yahise anamuzamura mu ntera cyane ndetse anamwongera n'umushahara nko kumutera umwete ngo akomeze abe umukozi w'indashyikirwa. Uwo musore yarishimye cyane maze aratekereza ati, iri ni ryo banga ryo guhabwa agaciro. Kuva icyo gihe, igihe yabonaga adahawe agaciro, yasubiragamo ubwo buryo agasiba akazi, yagaruka agasanga arakenewe cyane mu kazi. Ibi byarakomeje amezi menshi cyane. Gusa igitondo kimwe, ubwo yari amaze igihe kinini yaramenyereye kubikora, yaragarutse ku kazi. Umunsi wabanje yari yasibye. Abarinda urwo ruganda baramutangariye cyane akiri ku marembo. Ababajije impamvu barimo kumutangira ngo atinjira mu kazi, yatunguwe no kumva bamubwira ko yirukanwe mu kazi. Bosi ngo yari yamaze gushaka undi mukozi umusimbura. Ubwo yari acanganyikiwe, yasubiye kureba wa munyabwenge w'umusaza arira cyane. Aramubwira ati, nakoze ibyo wambwiye byose ubwo mperuka hano, none ni gute natakaje akazi kanjye? Kuki nirukanwe? Umunyabwenge ati, oya mwana wanjye, isomo ryanjye waryumvishe igice. Nari nakubwiye ngo uzagaruke, none ntago wagarutse. Igihe wari uvuye mu gusiba umunsi umwe mu kazi, nari nakubwiye nti uzagaruke, kandi nibyo byari bifite agaciro ibyo nari kukubwira. Umunyabwenge yabwiye umusore ati, uzarebe iyo itara rihora ryaka cyane abantu babifata nk'ibisanzwe, ariko iyo rizimye rikongera rikaka, abantu nibwo babona agaciro karyo. Ariko nanone uzarebe iyo rikomeje kwaka rikaka ryongera rizima, bararijugunya bakagura irindi. Niko bimeze no muri ubu buzima. Ni ingenzi cyane rimwe na rimwe kwereka abantu agaciro kawe, ariko gusubira inyuma rimwe na rimwe bituma biga kubaho batagufite. Waba uri mu muryango wawe, mu kazi kawe, mu rukundo, abantu baha agaciro abantu badasanzwe kandi babizerwa. Iyo bahora bakubona kenshi, bashobora kutaguha agaciro ukwiye, ariko nanone iyo batakubona cyane bahitamo gushaka undi wabakorera ibyo wabakoreraga wowe. Iyo turebye mu buzima bwacu, tubona ko buri muntu wese muri twe aba ashaka kubonwa nk'uw'agaciro, haba mu kazi, mu rukundo ndetse no mu muryango. Twese tuba dushaka icyubahiro no gushimirwa. Gusa hari igihe bibaho ko abantu batabona agaciro kawe, bakagufata nk'umuntu usanzwe. Iyi nkuru twigisha ko agaciro k'abantu atari ikintu dukwiye kwifuza, ahubwo ari ikintu dukwiye kubaka mu maso y'abandi. Iyo bahora bakubona bageraho ntibabona agaciro kawe, nk'uko isaha iri mu cyumba uko itera, urushinge rwayo rutera, abenshi nta gaciro babiha, ariko iyo ahagaze gutera nibwo bibuka uburyo yari bafatiye runini. Iyo ubuzeho gato
abo mwabanaga, abo mwakoranaga cyangwa se inshuti zawe nibwo zibona icyo wari uzimariye. Babona icyuho wasize muri ako kanya, agaciro kawe kagahita kazamuka. Ariko ujye witwararika ntugakomeze kubura cyane. Iyo ukomeje kubikora cyane bahitamo gushaka uwo gusimbura, uzajya uboneka buri gihe. Nk'uko abakundana iyo mwaburiye umwanya uwo bakundana umwanya, biviramo uwaburiye umwanya gushaka undi wamubonera umwanya, bikarangira umubano wabo usenyutse burundu. Mu kubaka agaciro kawe mu bandi kandi ugomba gushaka ikintu kigutandukanya n'abandi, ukaba ufite nk'ubumenyi runaka ubarusha, kandi ugasohoza inshingano zawe neza. Nubona ukoze ibyo usabwa byose abantu ntibabiha agaciro, ugomba gushaka uburyo usubira inyuma ho gato. Muri ako kanya abantu bazabona ko ubafitiye runini, hanyuma bongere bagusubiza agaciro kawe. Ariko ntukabikore cyane, kuko iyo ukomeje kubikora cyane biga kubaho batagufite. Ibi nubikora uzahabwa agaciro aho uzaba uri hose, ndetse n'icyo uzaba ukora cyose. Mbashimiye ko twabanye. Niba ukunze iki kiganiro nugenda udakoze subscribe, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.